Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha abo twabanye muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza, abo twabanye muri aya materaniro. Uwiteka Imana akomeza abagire neza kandi abaha umugisha. Turashima Imana yabanye natwe iki cyumweru cyose kugeza kuri uyu munsi. Twongeye kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye. Muri kano kanya mbere yuko twinjira mu ijambo, reka tubanze dukorera Imana mu butunzi Imana yaduhaye. Ukore mu mufuka wawe, ukore mu bubiko bwawe, kuri konti yawe, kuri telefoni yawe. Hari nimero zirimo zitambuka aho ngaho kuri screen zanyu. Urashobora gutanga icyacumi, urashobora gutanga amaturo, igihugu cyose waba urimo, mugabane wose waba uherereyemo, ukoresheje ikoranabuhanga. Wakoresha mobile money, M-Pesa, World Limit n'ubundi buryo bwo aribwo bwose wakoresha kugira ngo usapotinge kandi ushyigikire uyu murimo w'Imana. Abari ku mbuga za AIM namwe turaza kubaha link cyangwa se turaza kubaha uburyo, nimero mushobora gukoresha mwoherezaho amaturo. Ni byiza yuko dusapotinga umurimo w'Imana, ni byiza yuko tuwiba, ni byiza yuko dukorera Imana kugira ngo dushobore gukomeza uyu murimo, kuko uyu murimo usaba ikiguzi mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ababikoreshaho n'amanywa Imana ibaha umugisha. Reka muri kano kanya dusengere icyacumi cyanyu, dusengere amaturo yanyu, hanyuma dukomeze twinjira mu ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turaguhaye icyubahiro ku bw'aba bantu mwami. Data bagukorera ijoro n'amanywa mu butunzi wabahaye. Reka uha umugisha icyacumi cyabo, reka uha umugisha amaturo yabo, reka umugisha ibitambo byabo batanga ijoro n'amanywa mu bwami bwawe. Wowe wese abikora kandi abikunze, abikuye ku mutima, umusubirize aho yakuye, umwagure kandi umugirire neza. Dusaba umugisha ngo bose mwami badafite uburyo ariko bafite umutima wo kugukorera, bakingurira imiryango kandi ubaha umugisha kugira ngo babone ubutunzi, babone ibyo barya bagahaga, bakagura n'imiryango yabo, ndetse babone n'ibyo batanga mu bwami bwawe. Dusabiye nawe ngo mwami badafite umutima wo gutanga, wabahaye umugisha ariko nta na kimwe data bagiye buka yuko cyavuye imbere yawe, batekereza ko ari ubwenge bwabo n'imbaraga zabo n'amaboko yabo. Turagusabye kugira ngo woherereze umwuka wawe wera, abasange, abaganirize kandi abahishurire ko gukora mu bwami bwawe ari inyungu zo muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Urakoze mwami kuko mva gusenga, izina ryawe ryishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mugoroba turaganira ijambo rivuga ngo amarira akangura Imana. Niryo jambo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva ibice 2 umurongo wa 23, hanyuma turaza gukomeza no mu gice cya 3 umurongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha. Barataka gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Igice cya 3 umurongo wa 7. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye ko baraka ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo
n'abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferezi n'abahivi n'abayebusi. nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato abanyegiputa babahata. nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe, kuko uri ibinyoma kandi ukaririnda ndetse ukarisohoza. Turakwinginze ngo uyu mugoroba wumve kurira kose k'umuntu wese uririra imbere yawe, wumve gutaka k'umuntu wese utakira imbere yawe. Reka amarira y'abababaye bose aho bari azamuke agera imbere yawe uyu mugoroba, kugira ngo Mwami umanurwe no kurenganura umuntu wese urengana, umanurwe no gutabara umuntu wese uri mu kaga, ukize ubwoko bwawe amaboko aburenganya. Turagushimye Mana, kuko uri kumwe natwe muri iri jambo. Duha amavuta kandi abakurikiye bose bumve ndetse bakire ibiva imbere mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Jambo tuganira uyu mugoroba riravuga ngo amarira akangura Imana. Hariho igihe Imana imera nk'isinziriye mu buzima bwawe, ugasenga ntiyumve, ugahamagara ntiyitabe. Hari ibihe muri uru rugendo uba ubanye n'Imana nk'umukwe n'umugeni, mufatanye agatoki ku kandi, murimo guca mu bihe byiza. N'ibihe ikintu cyose ukozeho kiba cyiza, n'ibihe ibintu byose uhamagaye birakwitaba, n'ibihe aho abanzi bawe bacishwa bugufi hanyuma wowe ugashyirwa hejuru, n'ibihe aho abakurenganya batsindwa hanyuma wowe ugatsinda. Ibyo bihe bibaho, ariko hari n'ibindi bihe aho umera nk'aho wigijwe kure y'Imana, aho umera nk'aho watandukanijwe n'Imana. Ibyo bihe umugabo witwa Yobu yabyinjiyemo mu buzima bwiwe, agera ahantu ahura n'ibibazo bikomeye. Abana biwe bose baragenda, ubutunzi bwose bumuvaho, icyubahiro cyose kimuvaho, n'umubiri umuvaho. Yobu arababara cyane, ararwara ibibembe umubiri wose, araribwa kuva ku mutwe kugera ku kirenge, inzara zimuva mu ntoki, ibintu bye byose byari byahiye, nta kintu na kimwe yarasigaranye. Asanga adafite umwenda wo kwipfuka, asanga adafite matera yo kuryamaho, asanga adafite imyenda yorohereye y'ubwoya ashobora kuryamaho, asanga adafite intoki zifite inzara nzima yakwishimisha, asanga ahantu ashobora kuryama bikamworohera, akoroherwa ari mu ivu, kuko ivu riroroshye ni nk'ifu, yicara mu ivu, kuko ikindi cyose yicaragaho cyaramutonekaga, cyaramubabazaga. Arangije biravuga ngo ashaka urujyo, atangira kuba arirwo yishimisha. Muri ibyo bihe umudamu aramwitegereza, aramureba, aramubwira ngo nkuze ubana n'Imana, nkuze ugendana n'Imana, nkuze ukorana n'Imana, nkuze uhamagara Imana ikakumva, none muri kano kanya Imana yakwanze. Icyaruta nawe nuko wayihakana,
akuka kanyuma rusigaranye kakakuvamo ukipfira. Yoba aramuhindukira aramwitegereza aramubwira ngo twabonye ibyiza mu kuboko kw'Imana, ntago ibibi byaza ngo tuyiveho. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Nta kintu nazanye muri iyi si mbuze muri kano kanya cyatuma nihakana Imana. Mvuge ngo ubwo nazaga kuri iyi si naje mfite ibi, none ko mbibuze ndabaho gute? Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi naje nta kintu ufite mu biganza byanjye. Ibyo nabonye byose, inza muri iyi si nta mugore nari mfite, nta mwana nari mfite, nta mwambaro nari nambaye, nta kintu na kimwe, nta feza, nta zahabu, nta na kimwe, nari nambaye ubusa. Niko naje muri iyi si. Niba muri kano kanya byose bigiye, nta na kimwe nazanye, simbona impamvu rero ihari yo kwihakana Imana. Aravuga ngo nubwo napfa nkiyiringiye. Ni abantu bake bagera mu bibazo, bagera mu bigeragezo, bakavuga ngo nubwo twapfa, nubwo amasezerano atasohora, nubwo ntakora ubukwe, nubwo ntabyara, nubwo ntabona amafaranga, nubwo ntakwiga kaminuza, nubwo ntakubaka inzu yanjye, nubwo ntabona amavuta ngo ngire icyubahiro nzamuke nkorera Imana, nubwo ntarya, nubwo ntabona aho ndyama, nzakomeza niringira Imana. Nzakomeza nizera Imana, nzakomeza nyihanga amaso. Ni bake cyane bashobora guhagarara ku maguru yabo. Yes, some people may stand and talk. Abantu bamwe bashobora guhagarara bakabivuga, ariko kubishyira mu bikorwa nabyo ni ikindi kindi. Hallelujah. Imana yacu ishimwe. Yobu ari muri ibyo bihe, inshuti ze ziramusanga, abagabo batatu baza kumureba. Bageze ahari baramwitegeza amubwira ngo reka tukubwire wacumuye ku Mana, ibi ni ibyaha, izi ni ingaruka z'ibyaha. Yobu utarakoze ibyaha ntabwo ibi ngibi bikubayeho, ibi bibaye ni ingaruka z'ibyaha. Habwa ati ntabwo nigeze ncumura ku Mana. Ambwira ngo nukuri Imana irakiranuka, ntabwo yagukora ibintu nk'ibi ngibi udafite ibyaha. Aje avuga ngo it's okay, reka mbyemera, reka ndeke kwita umukiranutsi cyane, kuko n'ubundi n'abamarayika ari abamarayika, iyo barebye ibabonamo gukiranirwa. Nkanswe jyewe umwana w'umuntu ugotomera ibyaha nk'ugotomera amazi. Atari ku mutima wanjye uri clear, ndazi neza ko muri byose nashakishije gukiranuka. Hallelujah. Agera ahantu mutima we ubabaye, afite agahinda. Umugore we yambwiye ngo yihakane Imana. Inshuti ziwe zirimo ziramushinza yuko ibyabaye n'ibirimo kuba byose n'ingaruka z'ibyaha. Asanga ikintu asigaranye mu buzima yashaka ni Imana yonyine gusa. Nta bana ari kumwe nabo ngo abaririre. Umugore arambwira ati ihakane Imana wipfire. Inshuti ziwe zirimo ziramushinza ibyaha. Atangira gushaka Imana. Mu mubabaro wiwe, mu gahinda kiwe, mu buribwe bwiwe, mu bibazo arimo, ashaka Imana. Ariko Yobu aravuga ngo mu gushaka Imana kwanjye sinigeze mbona aho iherereye. Oh my Jesus.
ashakisha Imana iburyo ntiyayibona, aravuga ngo ndareba iburyo sinyibone, nareba ibumoso sinyibone, nareba inyuma ntiriyo, imbere ntayihari, ngo ariko nyumva irimo ibomborana mu baturanyi. Haleluya. Hari ibihe bibaho mu buzima ubwo wowe ushaka Imana ntuyibone, ahubwo ukajya uyumva ibyo yakoze mu baturanyi. Ugasenga, ukazamuka imisozi, ukarara amajoro, ukarara muri Bibiliya, ukayirirwamo, ugasoma ijambo, ukarara ku karago, ugategereza ko ijuru rikinguka ugaheba, ugategereza ko Imana igira icyo ikora ugaheba. Ariko wakwinjira mu rusengero ukabona umukobwa aje avuga ngo haleluya, mumfashe gushima Imana, nabonye umufiyanse kuva muri Amerika, ubu ngubu arabura iminsi 2 ngo nurure indege, narije gusezera. Ukibaza ngo iriya Mana ikora biriya, yakomaze imyaka nyishaka ko ntayibona. Nibyo bihe Yobu yarimo gucamo. Ukiraho umugore akaba arahagurutse ati ubu ngubu uzanye ishimwe n'ituro remereye cyane, umuhungu wanjye yahindutse siwo uruganda runaka, ubu arakora miliyoni 5 kuzamura. Ubu natwe tuvuye mu bukode, wasubira mu materaniro, wajya mu cyumba cy'amasengesho ukabona umusaza araje ati reka mbabwire, ntago mwakumva ibitangaza Imana yakoze. Ubu ngubu rwose inka zanjye zarabyaye zarorotse, muri uyu mwaka inka zanjye zavuye ku 100 zigeze kuri 600. Ibyo nibyo yo bavuga ngo jyewe ndayishaka sinyibona, ngo ariko nyumva ibomborana mu baturanyi. Ugasengana n'abandi bagasubizwa, ugasigara ku karago, ugasengana n'abandi, ukarimbana n'abandi, kazajya mva bagwamaga bakubwira ngo ubu ngubu turi Etazuni, ubu ngubu turi muri Canada, ubu ngubu twicaye UK, ubu ngubu twicaye Australia. Mwaragendanye, mwararanye amajoro, mwararanye ku karago, mwarasenganye, Imana ajyaga imanuka ikabavugisha mwembi mwese, ikabera kumwe kabwira nzakujyana hanze nawe nzakujyana hanze nawe nzakujyana hanze. Wajya kumva runaka aragiye n'akana karagiye n'akana karagiye, wakwireba ugasanga usigaye uri wenyine. Yo baravuga ngo nyumva ibomborana mu baturanyi, ariko jyewe ndayishaka sinyibona. Ibyo bihe bibaho. Kazajya wicara ukareba ukabona abo mwiganye muri segonderi bararongowe, abo mwajyanye muri kaminuza bararongowe, abo mwarimbanye muri korali bararongowe, abo mwabyinanye ahantu runaka bararongowe, abo mwahuriraga mu nzira, abo mwakoranye protokoli bose barashatse. Wajya kureba ugasanga niwe wenyine gusa usigaye mu kibuga wicaye wenyine. Oh haleluya. Bibaho igihe kigera ukazajya wumva Imana ibomborana ahandi, ariko iwawe utayibona. Ukabyuka mu gitondo ukabwira ngo Mana uri hehe ko ntakubona, ugategereza ko yaza kukwiyereka ukabibura. Ahubwo ku mugoroba ukumva telefoni iguhamagara ikubwira ngo reka nkubwire ngo rwa rubanza narutsinze, ubazampa impozamarira ya miliyoni 35, nanjye ngiye guhitanguramo inzu yanjye. Ukibaza ngo Imana yakoreye uriya kubera iki jyewe impejeje mu bibazo, kuki nkomeza nyishaka ntayibona? Bugacya winjira mu ya 31 wayavamo ukumva amashimwe arimo arabomborana ahandi, iwawe ukiri ku karago, iwawe ugisenga, iwawe ukinginga, iwawe ugihamagara Imana. Yo baravuga ngo imbere yanjye ntayihari, inyuma ntayiriyo, iburyo ntayo mbona, ibumoso ntayo ntayihari, ariko nkomeza nyumva mu baturanyi. Haleluya. Ibyo bihe bibaho igihe wicara utabona Imana ahuri, igihe wicara utumva Imana ahuri. Ibyo bihe bibaho ubwo abanze bakurusha imbaraga. Ibyo bihe bibaho ubwo umuntu aguruka akakuvuga ikinyoma kigahita gikwira ahantu hose. Aho uciye hose ugasanga buri wese ukubonye arajya urwara mugenzi we, mwamubonye ibi mwabyumvise. Umuntu yaricara guhimbira ikinyoma ariko kigahita gikwira isi yose.
n'abari burayi n'abari hirya no hino bagahamagarana, mwari muzi runaka, mwumvise runaka, byagenze gukana inkuru zawe zikamamara isi yose. Ibyo bihe bibaho ubwo n'ugusezeranya akakubwira ngo nzakugirira gutya, nzaguha iki, akwibagirwa burundu. Ni ibihe bikomeye, ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije. Muri ibyo bihe rero, ubwo Imana uba utayumva iwawe, utayibona iwawe, uyumva mu baturanyi gusa, wumva inkuru zabo yagiriye neza, wumva inkuru zabo yashohoreje imirimo. Mu bihe nk'ibyo ngibyo, Imana ibicecetse mu buzima bwawe, Imana isa n'iyaguteye umugongo, isa n'iyakwibagiwe, urimo guca mu bihe byo kurenganywa, mu bihe byo kugirirwa nabi. Oh my Jesus, uzi ko hari igihe ukurwaho abakugirira neza, ahubwo abakugira nabi bakaba ari binjira mu buzima bwawe. Bibiliya yavuze ngo hima undi mwami. Utandukanye n'uwari uriho mbere. Hari igihe hima undi mwami mu buzima bwawe. Abisirayeli bamanuka muri Egiputa, bajya muri Egiputa, bakiriwe na Farawo. Uwo Yosefu yasobanuriye inzozi, uwazamuye Yosefu, uwamuhaye ubutware, uwamuhaye ubushobozi, uwamwicaje ku ntebe y'icyubahiro, niyo wabakiriye, abaha ikaze, arabwira ngo muzenguruke mu gihugu cyanjye, aho mubona heza kuruta ahandi mwariho mutora. Ngo bahitamo i Gosheni, kuko i Gosheni cyari kibaya cyiza, hari ubwatsi, hareraga, hari amazi, ni ahantu umutunzi wese yifuzaga kuba no gukorera. Ngo bo bari bo bahitamo, bareba umwanya mwiza uruta iyindi yose mu gihugu cy'Egiputa, baramanuka bawujyamo, bajya kuwuturamo. Bakiriwe n'umwami ufite umutima mwiza, bakiriwe n'umwami ushaka kubagirira neza, bakiriwe n'umwami ubaha buri kintu cyose, bakiriwe n'umwami ubatetesha. Haleluya. Hari igihe Imana izana umwami mu buzima bwawe, umenya ko waburaye, akamenya ko wabwiriwe, akamenya ko wambaye ubusa, akamenya ko ushonje, agafata ibibazo byawe akabihindura ibyiwe, agafata agahinda kawe akagatekerezaho, agafata ingorane zawe agahagarara mu cyimbo cyawe, agahangana n'ibyo wari guhangana nabyo, akarwana n'ibyo wari kurwana nabyo, akikorera ibyari kukuremerera. Oh haleluya. Abisirayeli bari mu bihe bigoye by'inzara, mu bihe by'ubukene, mu bihe badafite epfo na ruguru, mu bihe byabasabaga kujya guha mu gihugu cya kure cyane, ariko biravuga ngo bahura n'umwami wa Egiputa wari waragiriye neza Yosefu, arabwira ngo nimuze mwinjire muri iki gihugu, ibyiza byacyo byose bizaba ibyanyu. Abatura umutwaro w'inzara wari ubaremerereye, abatura umutwaro wo kubura epfo na ruguru, abatura umutwaro w'agahinda, abatura umutwaro w'ubukene, abatura umutwaro wo kwangwa, abatura umutwaro w'igisuzuguriro, abatura umutwaro wari uremereye ubuzima bwabo. Hari igihe Imana izana umuntu mu buzima bwawe akagutura umutwaro wari uremereye ubuzima bwawe. Haleluya. Hari abantu batura abandi imitwaro, hari n'abandi bayibikoreza. Uyu mugore Imana iguhuze n'umuntu ugutura umutwaro ukuremerereye, ugutura inzara. Hari abantu baza mu buzima bw'abantu bakinjizamo inzara, hari n'abandi binjiramo bakayikuramo. Hari abantu baza bakagushyira muri gereza, hari n'abaza bakayigukuramo. Hari abantu baza bakagushyiraho imivumo, hari n'abandi baza bakagukuraho imivumo bakagukorera imigisha. Hari abantu baza bagatuma uzima, hari n'abandi baza bagatuma ushayininga. Rebosa karama shekeremosa. Farawo wakiriye Yosefu, Farawo wakiriye Yakobo n'urubyaro rwiwe, yari umwami utuma imitwaro ikuremereye ikuva ku bitugu, yari umwami utuma ugira stati, yari umwami utuma ugira
ariko biravuze ngo hima undi mwami utandukanye na wa wundi wa mbere. Hari undi mwami winjiye mu buzima bwawe utandukanye n'umwakugiriraga neza. Hari umwuka waje ku buzima bwawe utandukanye na wundi waguhaga igikundiro. Hari umwuka waje ku buzima bwawe utandukanye na wa wundi watuma gucuruza ukunguka. Hari umwuka waje mu buzima bwawe utandukanye na wundi wakuzaniraga inshuti nzima. Hari umwuka waje mu buzima bwawe utandukanye na wa wundi watuma gukora ibintu bikagenda neza. Hari umwuka waje mu buzima bwawe utandukanye na wa wundi watuma gurota inzozi nziza. Hari umwuka waje mu buzima bwawe utandukanye na wa wundi watuma gukanura ukareba kure, watuma ugira iyerekwa. Hari umwuka wakujeho, biravuga ngo hima undi mwami, ngo uwo mwami waba mubi ngo atangira kugirira nabi Abisirayeli, tangira kubananiza. Uyu mwami arinjira, tangira kunaniza Abisirayeli, abambura uburenganzira, abanyaga ibyabo, abambura ibyishimo, abambura ubuzima. Oh my Jesus. Atangira gutesa kunaniza kuvuna Abisirayeli. Abisirayeli barakubitwa, Abisirayeli bakoreshwa uburetwa, bamburwa agaciro, bamburwa uburenganzira, ibyabo byose barabinyagwa, bahindurwa inyamaswa hagati mu bantu. Bahindurwa inyamaswa, bahindurwa abacakara, bamburwa icyerekezo, bamburwa ubuzima. Hari ibihe biza mu buzima bwawe bikakwambura uburenganzira, bikakwambura agaciro, bikakwambura ijambo, bigafunga buri kintu icyo ari cyo cyose. Wigaga ishuri ukarivamo, wakoraga akazi kakavaho, wari ufite inshuti zikaguhunga, wakoraga ibintu bikagenda neza bigahagarara, ibintu bikaba buruke. Biravuga ngo ibyo bihe bigeze ku Bisirayeli, barasenga Imana ntiyumva, yasaga n'isinziri. Bashaka Imana nabo bahinduka nka Yobu, barayishaka imbere ntibayibona, bayishaka inyuma ntibayibona, bayishaka iburyo n'ibumoso baraheba. Bari bameze nk'igihe cya Yobu. They were seeking God, but they was not found. They didn't find God in those moments. Bashatse Imana bayibuze, bayibuze imbere, bayibuze inyuma. Hari igihe Imana yinjira mu buzima bwawe ikaryama igasinzira. Biravuga ngo Yesu Kristo ari kumwe n'abigishwa biwe barimo bambuka, bageze mu nyanja hagati, ngo ajya mu bwato araryama arasinzira. Hari igihe ugendana na Yesu ariko Yesu akaba arasinziriye. Hari igihe uba ufite Imana mu buzima bwawe ariko Imana iryamye isinziriye, ukayihamagara ariko ugasanga irasinziriye, ugaca mu bibazo ukarwana n'imiraba n'imiyaga wenyine, Imana muri kumwisinziriye, nta kintu na kimwe irimo ibikoraho. Ibyo bihe bibaho mu buzima, ibyo bihe bibaho ubwo uba ushaka Imana kandi Imana muri kumwe ariko iryamye isinziriye. Turimo turagana ijambo rivuga ngo amarira akangura Imana. Abisirayeli bashatse Imana batayibonye itabiyeretse, babona ko akabo kababayeho. Farawo bamereye nabi, himye undi mwami mu buzima bwabo, haje undi mwami wo kubagirira nabi. Ibihe byazanye umuntu wo kubananiza no kubatoteza. Hari ibihe bizana umuntu wo kukunaniza, hari ibihe bizana Farawo umugome
akananiza ubuzima bwawe, akabuponda, akabutsikamira, akabucyonyo. Haleluya. Muri ibyo bihe bigoye, muri ibyo bihe by'amarira, muri ibyo bihe by'umubabaro, babuze epfo na ruguru, basenga Imana ntisubize, Farawo abatoteza ijoro n'amanywa, bakoze iki? Bibiliya avuga ngo batangira kurira. Oh, haleluya. Bararira. Biravuga ngo bararira, barizwa n'uburetwa, barizwa n'ibibazo, barizwa n'agahinda, barizwa n'intambara bafite, barizwa nuko Imana itarimo ibasubiza, barizwa nuko Farawo abagirira nabi, barizwa nuko badafite ubutabazi buryo n'ibumoso, bararira. Oh, remoshakaramaseke nubona bikugoye, nusenga ukabona Imana itakumva, ukiriza ukabona Imana itagusubiza, ugashaka Imana ikabona itakwiyereka, jya ufata ibihuririra Imana, jya ufata ibihuririra umwami wawe, jya ufata ibihuririra umuremyi wawe. Nubona Yesu ari mu bwato ariko asinziriye, atitaye ku bihe urimo gucamo, atitaye ku miyaga urimo uhura nayo, atitaye ku nzara ufite, atitaye ku gahinda urimo ucamo, atitaye ku kwabuze yo kwishyura inzu, atitaye kuri gereza wicayemo, atitaye ku bibazo bikomeye urimo, jya urira. Amarira yacu akangura Imana. Biravuga ngo Abisirayeli batangira kurira, ariko ntabwo yari amarira asanzwe, ahubwo biravuga ngo wari umuniho. Bararize birenga kurira, batangira kuniha. Kuniha kwabo kurazamuka kugera ku Mana, kuniha kwabo kurazamuka gukangura Imana. Imana yari yiturije, kuko hari igihe Imana iguheruka winjira mu bihe byiza ntimenye ko byaje guhinduka bibi. Hari igihe Imana iguheruka iguhereza inshuti ntimenye ko zagutaye. Hari igihe Imana iguheruka iguhereza abo kugushyigikira no kugufata amaboko ntimenye ko bayarekuye kera. Hari igihe Imana iheruka utuye i Gosheni mu butaka bwiza umerewe neza, ntimenye yuko usigaye ukoreshwa uburetwa. Bibaho. Hari igihe Imana muherukana mu bihe byiza, uri mu mashimwe, witera hejuru, uhimbaza, uvuga ibitangaza imirimo Imana yakoze mu Mana ushimye, ntimenye ko byaje guhinduka, usigaye urara mu ivu. Nimenye ko byaje guhinduka, rwa rugo rwiza yaguhaye rwarimo imigisha, ubu ngubu inzara yarwinjiyemo, amarira yarwinjiyemo, agahinda karwinjiyemo, umuruho warwinjiyemo, ibibazo byarwinjiyemo. Sometime Imana ikomeza itekereza ko ari bya bindi, bya bihe wa muntu yaguhaye, wa wundi wagukundaga waguteteshaga, wa wundi wa mubyeyi yaguhaye, ikagira ngo koko arakita ku nshingano za zindi ziwe afite. But ibintu byarahindutse. Hallelujah. Ibintu bijya bihinduka mu buzima, ibintu bijya bihinduka. Biravuga ngo Imana iri mu ijuru, ati none se ko nakoresheje Yosefu kugira ngo akize igihugu cy'Egiputa, namwe mubone agaciro, byagenze gute? Umwami yarahindutse.
Haleluya. Umuntu wese umwami yahindutse mu buzima bwiwe iri joro ariririma. Niba umwami wawe yarahindutse, niba Farawo wawe yarahindutse, iri joro ririra Imana, amarira yawe abasha gukangura Imana, amarira yawe anyeganyeza Imana, amarira arazamuka agera ku Mana, ashekinga, anyeganyeza intebe y'Imana. Imana irakanguka, Imana ikangutse, ikangurwa n'umuniho, ikangurwa n'amarira, ikangurwa n'agahinda k'Abisirayeli. Ngo yumva kurira kwabo, yumva kuniha kwabo, ngimenya ko bababaye. Iri joro Imana imenye kubabaye, iri joro Imana imenye ko ufite agahinda, iri joro Imana imenye yuko wikoreye ibibazo birenze ubuzima bwawe. Hanyuma ngo irangisha iramanuka ijya gushaka umugabo witwa Mose. Haleluya. Satani yohereje Farawo kugira ngo ananize Abisirayeli. Imana nayo ijya gushaka Mose, yohereza Mose kugira ngo ajye kubohora Abisirayeli, kugira ngo ajye gukiza Abisirayeli. Hari intumwa ya Satani yaje mu buzima bwawe, hari Farawo yaje mu buzima bwahejwe na Satani kugira ngo aza kwambura umunezero, aza kwambura agaciro, aza gutoteze, aza kubohe, aza kuroge, aza kuzirike, aza kugira nabi. Ariko uyu mugoroba hari Mose woherejwe n'Imana mu buzima bwawe kugira ngo akurengere, kugira ngo agukure muri bondage, kugira ngo agukure mu gahinda, kugira ngo agukure mu marira. Amarira yawe aratuma Imana ikanguka iri mu ijuru, hanyuma Imana yohereze Mose wo kugukura muri ako gahinda n'ayo marira n'ayo maganya. Mare bosha karamando zemene kereboze sakarama. Imana iramanuka isanga Mose mu gihu cyaka umuriro. Mose we ndetse ikarame. Ubu icyo ikimanuye manuwe no gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Mose ati byagenze gute? Barimo bararira. Oh, haleluya. Ntabwo Imana yavuze ngo barimo barasenga, ngo gusenga kwabo kwangeza agahinda kabo, umubabaro wabo, amarira yabo, intimba yabo binkozeho, binyeganyeje intebe yanjye, birampagurukije. Sinakomeza kumva abaganya, sinakomeza kumva umuniho, sinakomeza kumva amarira, sinakomeza kwirengagiza. Now I'm coming. Hallelujah. Imana mu ijuru yumva amarira yawe, yumva agahinda kawe kurenza uko yumva amasengesho. Reka nkubwire ngo hari ibintu amasengesho adashobora gukora, ariko amarira akora. You cannot understand this, but I know it. I have testimony. Ndazi ibihe bimwe mu buzima bwanjye ubwo ntashoboraga gusenga, mfite umubabaro n'agahinda kenshi, ndimo kurira gusa, ariko mu gitondo usanga ibintu bitangaje, ibintu bihamba, ibintu bikomeye byakozwe n'amarira narize. Sinari mbizi ko ariko bigenda, ariko natinya amarira agira imbaraga ziruta n'iz'amasengesho. Hari ibintu tudashobora kuvuga turimo dusenga, ariko amarira yacu atangira ubusobanuro. Ushaka kujya imbere y'Imana ukabura amagambo, ukabura ibyo uvuga, ariko amarira yawe akakuvugira, amarira yawe akagera imbere y'Imana. Dawidi yarabisobanuka, aravuga ngo Uwiteka abitse amarira yanjye imbere yiwe mu icupa. Aravuga ngo kurira kwanjye, Dawidi yaravuze ngo Uwiteka abarakurorongotana kwanjye, intambwe ntera niruka, intambwe ntera mpunga, ndorongotana mu mashyamba, izo ntambwe zose arazibara. Buraho ntera ndimo ndorongotana, ngenda ntaziyonja, nerekezaho ntazi, izo ntambwe zose umwami wanjye arazibara. Hanyuma hejuru y'ibyo
amarira yanjye yose ndira ari mu icupa imbere y'Imana. Uzatinya umuntu utagishobora kuvuga arimo arira. Uzatinya umuntu utagishobora kwisobanura arimo kurira. Uzatinya umuntu utagifite isengesho asenga asigaranye amarira. Uriya muntu uzamutinye, kuko amarira y'abana b'Imana akangura Imana nubwo yabisinziriye. Kandi iyi Imana ikanguwe n'amarira ntikanguka ari intama, ntikanguka ari umwana w'intama, ikanguka ari intare. Remosha karama sekendere. Imana ikanguwe n'amarira ikanguka ari intare. Ibwira Mose ngo bitewe n'agahinda n'amarira numvise barimo barizwa na Farawo. Farawo ni umwami, ariko we ngo uhinduye Imana. Uzaba uhagaze imbere ya Farawo, ntabwo uzaba uhagaze imbere nk'umunyacyubahiro, ntabwo uzaba uhagaze imbere nk'umutware, ntabwo uzaba uhagaze imbere nk'umwami mugenzi we, uzaba uhagaze imbere ye nk'Imana. Haleluya. Hejuru y'amarira yaba ari ugusenga gusa, nyari kugenda nkabavanayo mu mahoro. Ariko kubera amarira, kubera agahinda, kubera umubabaro, ntago nabasora gutyo gusa, ndabanza gukubita Egiputa. Amarira ajya atuma Imana ikubita abanzi bacu. Amarira ajya atuma Imana ikubita Egiputa. Amarira atuma Imana ikubita Farawo. Ntago wariza abana b'Imana ngo bigende gutyo gusa, ngo bihere gutyo gusa, ngo birangire uko gutyo gusa. Iyo abana b'Imana barize, amarira ajya atuma Imana ikubita Egiputa. Y'umugoroba turavuga ijambo ngo amarira akangura Imana. Sinzi ibihurimo, ariko reka nkubwire ngo ibihe byose urimo, amarira yawe akangura Imana. Nubwo Imana isinziriye, I believe hejuru yo kurira kwawe, hejuru y'agahinda kawe, hejuru y'amaganya yawe, Imana ibasha gukanguka. Imana irakangutse uyu mugoroba kubw'amarira yo mu mutima wawe, kubw'amarira atemba ku maso yawe, kubwo gushoberwa kwawe no ku burepfo na ruguru. Oh haleluya. Imana irahagurutse kugira ngo itabare ubuzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, ariko reka nkubwire ngo nimba udashoboye gusenga urire, kuko amarira yawe abantu bayatesha agaciro, ariko ntago Imana yatesha agaciro. Imana yakuremye yita ku kurira kwawe. Igihe uyishaka ntuyibone, amarira yawe arayikangura. Haleluya. Igihe utagifite amagambo yo kuvuga, igihe zaburi n'ibihimbano byarangiye, igihe imirongo muri byose itakigufasha, ntugatinye gusuka amarira yawe, ntugatinye kurekura amarira yawe. Rira kuko uri imbere y'umukunzi wawe. Rira kuko uri imbere y'umwami wawe. Rira kuko amarira yawe arazamuka akagera imbere y'Imana, amanuka ku maso ariko abazamuka mu ijuru. Iyo atemba ku maso amanuka, ntabwo aba ajya down, ahubwo aba arimo azamuka hejuru ajya ku Mana kukuvuganira aho Imana iri. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana. Uburetwa, agahato, ibibazo byose urimo gucamira ijoro, urimo gucamo muri bibi, amarira urimo urira ni urufunguzo rugukingurira ijoro, kandi agiye guhagurutsa munsi. Hari munsi ugiye kuza mu buzima bwawe, hari munsi ugiye kuza aho uri, hari munsi uje gusanga kubw'amarira yawe. Farawo arimo aragutoteza, ariko Imana yateguye munsi wo kugukora amaboko ya Farawo. Ubukene burimo buragutoteza, ubushomeri burimo buragutoteza, inzara irimo iragutoteza, iminsi irimo iragutoteza, ibibazo urimo gucamo birimo biragutoteza, nta mutabazi ufite, ariko amarira yawe agiye guhagurutsa munsi. Reka dusenge Imana. Umuririmbyi mwaririmbye aravuga ngo amarira urira none nibwo buhamya bw'ejo.
amarira yawe urimo kurira muri kano kanya n'ubuhamya bw'ejo hazaza. Reka tuzamura amajwi yacu dusenge turangiza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turashima imbabazi zawe, turashima kuko amarira yacu agera imbere yawe, turagushima kuko wumva kurira kwacu, turagushima kuko udasuzugura agahinda kacu. Imbere y'ibibazo bikomeye, n'igihe tugushaka ntitukubone, n'igihe tutazi aho uherereye, n'igihe tutazi, ariko amarira yacu ajya abasha kuzamuka imbere yawe, agakingura ijuru, akanyeganyeza intebe yawe. Ndakwinginze, ndaguhamagaye iri joro, mpamagaye kubaho kwawe no gukomera kwawe, kugira ngo uriho umutima wose uri murira, uriho umutima wose ubabaye, uriho umutima wose ufite agahinda, urebe mwami bose bahinduriwe umwami, bakaba bari kumwe na Farawo batoteza, abo bose mwami ibihe byahindukiyeho. Reka iri joro ikiganza cyawe n'ukuboko kwawe, imbaraga zawe no kwera kwawe, kugira neza kwawe no gukomera kwawe bimanuke hejuru yawe. Barakurorongotana ku bwoko bwawe mwami, baragahinda kari mu mitima y'abana bawe, bari mu nzu z'imbohe, abaryamye kwa muganga, abari mu bibazo bitandukanye, abari mu buhungiro, abari mu nkambi, abari mu ntambara, abari mu bihe bigoye, abari mu bihe biruhije, abari mu bihe by'umuruho, abatereranywe, abatawe, ndakwinginze uyu mugoroba urambura ukuboko kwawe, uha umugisha umuntu wese mwana, utabara barimo barira, utabara barimo barengana. Ndagushimye kuko mvise gusenga kwacu iri joro, ndagushimye kuko mwami amarira yacu agukanguye, agahinda kacu kakaba kageze imbere yawe, agahinda k'abadafite urubyaro, agahinda k'abatarashaka, agahinda k'ingo zirimo zisenyuka, amarira y'abana barwaye. Iri joro ndagushimye kuko agukanguye kandi ukabona no kugira icyo ukora. Izina ryawe rishimwe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana, mugire umugoroba mwiza, ijoro ryiza, bye bye, good night.